ukuntu mba numva ibintu by'urushako nabivamo. wowe Jennifer se Nukuri nzabivamo kuko buriya reka nkubwire niba hari ikintu maze kubona wumve ko ibintu uvuze ari ibintu umugabo yakumva kandi ngiye nshaka no kuzabivamo kuko ngiyewe reka nkubwire ukuntu biriya bintu binera ubwoba ariko uzi ko umuntu aza akagukubita ikintu akakwica. ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze muri Sante Park Jardin nziza hano mu mujyi wa Kigali ebana ni ahantu heza ho kwifotoreza niho hantu nzi mu Rwanda heza buri wese azagatangara akavuga ati Imana yaremye isi kwiryoshye ko ari nziza abantu barakoze main ikintu kibikwereka ni no Sante Park. Sasa rero bavandimwe babyeyi banjye bakunzi banjye abifuza kuza kugira aho baruhukira mu mujyi wa Kigali by'umweko cyane cyane nko kuri apartment abantu bifuza apartment ugasanga ugiye guhamagara umuntu washakeka apartment nzaba ndimo muri no misi ibintu nk'ibyo ngibyo man barangiye ira apartment iri ku Kicukiro plutôt iri ku Irebero ni mu karere ka Kicukiro birumvikana iri ku Irebero hejuru ahantu bureba umujyi wa Kigali neza cyane ira apartment rero iri hafi ya Sawa City ndetse na Canal Olympia Rebero rero ku bantu bifuza kuharuhukira mwumve ko baduha breakfast na ahantu nyine hari utuntu twinyongera twinshi cyane ku buryo nyine uhava wishimye uvuga uti nta apartment nziza nk'iyi ngiyi. Nuko sasa rero hamagara ku 0788333930 ubundi urebe kuntu ibintu biryoha. Ndi kumwe na Jennifer uwamahoro akaba ari icyamamare cyacu dufite n'umwe mu badamu mumaze gukunda bitewe n'ibitekerezo bye muri no misi ariko rikuza kubera n'umuziki we. Jenny ngo haye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze cyane. Nukuri urasa neza. Asubonde nibagiye koza kutigeze umbwira ko ndeba imirari. Ureba imirari? Ko ntabyo mbona. Nukuri nabyo yigeze. Ntabyo mbona. Siko ntabyo. Robe uri kubibona wowe? Siko atigeze ambwira ko ndeba imirari wa. Nema mukubise muri nete se? Koko nakiryo none. Ntabyo yigeze ambwira uze kusubiza inyuma kamera nawe uze gukureba ikiganiro. Baba nzatubwire wambaye net utanambaye net ibyiza ni ibihe? Yareka nza. Nabonaga n'ubundi usa neza na mbere. None nabyibagiye. Urasa neza no kuri pe. Sha urakoze cyane. Uyu munsi waje kuri maquillage ya danje. Maquillage se ni makibiye ko ari byo. Ndabona wimakiye. No bwiza se naturel. Umva cyane rwose. Ibintu mwahise gutyo. Nukuri ko Imana nyine iminwa oya ntagisa gutyo iminwa yo ndayisiga. Rero iyo uvuze kwimakiya cyane abantu bahita bumva ko hari ibindi nako. Byandi basigaho by'ibiki. Ibyo ntabyo washizeho. Akurasa neza pe. Ntago njye mbishyiraho n'ukuri. N'amabiju wambara aryoshye amaherena iki byose. Ni umuntu wayamayemo kado n'ukuri. Ndashima abantu bose n'ukuri nta numwe nkuyemo. Nizere ko atari umugabo kuko warusenya. Kubera iki sama Imana nayanga? Ego. Ugafata impano y'undi mugabo utari umugabo wawe. Ego mane yanjye. Nose ibyo bisobanuye iki? Nose ubukoresheje anniversaire abo mukorana ni harimo abagore n'abagabo. Baba. None se ntago baguha impano. Ariko nibyo da. Iyo myumvire ni y'abantu bafuha. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ugiye kuba nka wa mugabo uvuga ngo umugore ngo amaze amasaha 7-6 ngo ari mu gasozi ngo ubwagiye gusambana. Nose gusambana ni amasaha. Wagenda biriwe ntiyagaruka. Ni 30 wagaruka. Ibyo rero ntaho bihuriye. Ni hatari. Nese bivuze ute Jenny? Shanda. Ko mbona witaye husa neza bya hatari. Ndasa neza ariko nyine ndababaye nose kutigeze ndeba kumbwira ngo ndeba imirari kumbwira ngo ndareba neza. Nabiboneye ku kiganiro cyawe rega. Ubona ko ureba umurari? Gusa ahubwo. Ubwo ni kamera yabivanze. Oya ntago ari yabivanze niko. Imana yarakuremye yitonze. Nukuri pe. Kuba mwiza bisa gute? Ndashima Imana. Kuba mwiza biryoha bite? Ariko rero buragereka mbwire ngiye nuko njya mbibabwira mu kavuga ngo wenda ndabeshye. Nukuri ko Imana buriya hari ibintu byinshi kuri ngewe namenyeye hano ngeze hano kuri ikamera. Byibiki? Ibyo byo kubangura mwiza usa gute ubundi burya narisigaga nkirebera mu kirahure cy'urugi ndererwamo nagiraga ugatambuka nkumva ko ari ibyo birahari. Ariko ni byiza ko bimenye noneho. Ariko buriya hari ukuntu nyine umuntu agenda avuga ati se burya niba umwe abivuze n'undi akabivuga.
nabyo nibyo gushima Imana nose ntujya wumva hari abantu baba bafite nyine ikibazo cy'uko ari babi bajya kuri kamera akavuga ati njye abantu banyise cyose cyuko ndi mubi nari mbwira ino mihanda imeze ite imeze neza cyane iraryoshye irakuryoheye iyo iriho inkuru zishyushye burya ibiryoshye yego wowe iba yakuryoheye Jesus Christ ntiyataryohera abantu bafuha bicana mani none urajya ngo nicwe n'irungu okay banza umbwire bino bintu byo gufuha kw'abagabo uri kuvugaho iki wowe uravuga ko mbona byica uravuga biriya bintuza wa mugabo watwikiye umugore mu nzu nawe akitwika ariko uzi ko ngewe iyo mbonye biriya bintu mba numva ibintu by'urushako nabivamo wowe Jennifer se ni ukuri nzabivamo kuko buriya reka nkubwire niba hari ikintu umaze kubona wumve ko ibintu uvuze ari ibintu umugabo yakumva kandi ngewe nshaka no kuzabivamo kuko ngewe reka nkubwire ukuntu biriya bintu binera ubwoba ariko uzi ko umuntu aza akagukubita ikintu akakwica Jene Imana reka mbanza nkubwire umuntu ujya kuvuga jya ubanza utekereze ariko se ukurikije ngiye kukubaza ukurikije iminsi ya none ukuntu imeze aho kugira ngo wenda n'urugero aho kugira ngo umuntu agukubite ikintu akwica iyo akwishe ujya niba ari mageregere yanjye n'ahandi bashyingura rusororo nawe akajya mageregere nose ubwo waba bareze ese ubwo ntibyarutwa nuko umwe yatandukana n'undi ukavuga uti byibura nubwo abana aho bari barumva ko mama ahari na papa arahari aho kugira ngo abana bakura ari indushyi badafite ababyeyi sharika nkubwire ngewe ibi bintu by'ingo biri kuntera ubwoba cyane ni ukuri hari igihe buzacya nabivuyemo wabivamo mu rwego nkawe ni ukuri nabivamo kuko ngewe nsigaye ngira ubwoba pe sigaye mvuga nari n'igihe n'umuntu mwana aryama mumeze neza ibisazi byamufata bikamufata bimubwira gutwika inzu nose nkuriya yatwitse inzu yabaye iki umwana afite ukwezi ariko buriya hari ikintu njya mbwira abantu n'abasore wenda babyumve nujya ujya no gushaka jya ugira ibintu niyo wakunda umuntu ariko ujya ugira ibintu ugenderaho bikwemerera gushaka wa muntu igihe wumva kuko urugo ni urugendo n'inzira ndende ushobora kumukunda ariko wabona harimo inzitizi runaka ukamureka deja icyambere cyo uriya musore n'uriya mukobwa ni ukuvuga ngo umuhungu ngo afite ubugufi bukabije cyane ku buryo abantu nyine bagiye bamwiha bakavuga bati ntazashobora uriya mugore w'igishongore ibiki n'ibiki si uwawe gusa ibintu nk'ibyo nka bya bindi byacu twese batubwira ibintu nk'ibi ariko uriya mukobwa ntabwo aba yararebye kure kuko uriya musore iyo umuntu azi ko afite ikintu abantu bose bareba kandi kimutera ipfunwe aba afite ubuteganya ko ashobora no kuzakora ikintu kibi bitewe n'ubwihebe bitewe n'ubwinshi bw'abantu bamuvugiriza induru kandi ku kintu atigeze yiha ni ukuvuga ngo uriya musore we yabayeho mu buzima bwe bamubwira bati ntabwo usa n'abantu nturi umuntu ntiwabyara ntiwagira ute uwo muntu kubana nawe biba bigomba kugutera impungenge cyane kuko hagize agakosa umukorera bitewe n'uko aba yarumvise induru z'abantu benshi bamuvuga nabi bahora bamuterera hejuru bahora afite mbese ikibazo atizaniye uriya aba afite intambara mu gihugu itarimo yifitiye ubwe ku giti cye ubwo twe dufite amahoro ariko akaba afite intambara zo kumva ati ninjira muri tagisi barantekerezaho ninjya hanaha barantekerezaho ningira gutyo barantekerezaho biriya bintu iyo bibaye byinshi mu mutwe rero niyo waba uri umugore we ntatinya kwiyahurana nawe aba yarihebye cyane bitewe n'uko ikintu afite abantu barakimurenganyiriza nyamara se we wakihamagariye rero icyo kintu abantu bakabaye bagitekereza iki kintu abantu n'abantu bazima murakorana waba wicaye ku ntebe nzima uriya ni muzima nyine ndavuga n'abantu biyumvamo ko ari abantu bajya ahantu ntibagire ipfunwe nabo murakorana yabona wowe uteye imbere akakugirira ishyari kandi abizi neza ko we nta kibazo yajya n'ahandi hose akabona akazi nkanswe noneho uriya wowe uvuga ati ndajya mu rusengero rukarangarira njyewe najya mu isoko abantu bakarangarira njyewe uriya aba yaramaze kuba ikindi cyihebe niyo yaba asenga akajana hahandi ashobora gukomwa buriya bafashwe n'akantu gato cyane kamwe bavuga ngo ni akantu gato ariko hakomye gato uriya ntiyatinya kujya mu byihebe uriya ntiyatinya gukora ikintu kibi kuko n'ubundi abavuga ati uwo ndi bujye kugisha inama n'ubundi arambwira ati rega wowe ntiwari kubishobora
uwo ndi gutyo rero uriya mukobwa ntiyarebye kure uriya mukobwa ntiyarebye kure ntabwo yarebye kure ajya gushaka uriya mugabo kuko no gushaka niba ukunze n'umuntu ubanza ureba ikintu ese ubundi reka nkubaza ubu wakubwira ngo bana n'umugore ureka imiryango wabyemera itamwemera ubu ntabwo bishoboka njye ntabwo nabyemera kuko erega imiryango nayo irakomeye nose aho uzabyara umwana uzajyana yego na byose uba ugomba cyangwa se ukavuga uti uko byagenda kose wenda umugore wanjye muziho imico myiza hari ukuntu azabana na bene wacu akagera igihe akabashyira muri modo ariko iyo uri umusore ugashaka umugore iwanyu badakunda iyo agize umutima mubi rero nawe ntabwo aba wa mugore ukurura umuryango cyangwa ngo yawiyegereze aba wa mugore nawe ugendera kuri ka kantu k'inzangano iwacu iwabo w'umugabo baranyanga ndetse urwango rukagenda rukura ariko iyo umushatse batamushaka iyo ari umugore muzima wagenda ashyira ibintu mu murongo ukazashiduka umuryango wabanye neza cyane wenda ikintu cyo gufuha mu by'ukuri wenda biriya bibazo bya Bowazi nitwa ngo Berize nabonye ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose ibintu byo gufuha kw'abagabo akenshi ntibituruka kuri iyo myitwarire yindi iba yaje mu rugo buriya rero gufuha cyane abantu benshi bazi ko gufuha cyane buriya nanjye ni ibintu naje kwitegereza cyane nza gusanga nubwo bavuga ngo ni ugukunda umuntu ariko buriya biri mu bintu biteza intambara zigize urugo biri mu bintu bihungabanya urugo cyane kuko gufuha uwo urimo ufuhira ntabwo urimo kumukuramo ingesi murimo desha buriya ahubwo kugabanya gufuha kwiza ni ukwera imbuto muri wowe ufuha wowe ni ukwera imbuto kugira ngo wa wundi ibyo yakoraga birangira kugarukiye naho iyo ufuha umwereka yuko ufushye kugeza n'ubwo wamenagura ibintu ukakora iki burya uba urimo kwangiza ubwonko bwawe kandi nawe ubwe ukamusubiza bubisi aho yari ari rero ikintu cyo gufuha buriya njye naje gusanga giterwa n'uko umuntu aba atifitiye icyizere umuntu aba atifitiye icyizere cyo kumva yuko wa muntu yabuwe wa muntu yaba umugore we kandi buriya njye namaze kubyitegereza uko ufuhira umuntu niko arushaho kugenda byanze bikunze uko ufuhira umuntu niko arushaho kugenda uko ufuhira umuntu kuko n'ubundi ageze igihe akavuga ati n'ubundi nuriya naramumenyereye naba ntasambanye arabinshinja ubundi rero bikarangira ari uko bigenza ariko njyewe naje gusanga wenda sinavuga ngo njyewe ntibyambayeho kuko nta muntu biba bitarabayeho ariko biba bisaba kwicara ukitegereza ukareba se iki kintu ndimo nicyo iyo bibaye ngombwa rero wiha amahoro muri wowe wenda nk'iyo umuntu agufuhiye bigeze nk'aho ngaho ntugira ubwoba bitewe n'ibyo dusigaye twumva gufuha rero reka nkubwire ikibi cyo gufuha kiri mu bintu bituma iterambere ku mugore n'umugabo ritabaho kuko ni ukuvuga ngo umwe muri mwe ntashobora kugira ikintu akora cyisanzuye umwe ashaka kugira ngo afatire umwe ahantu hamwe amuyobore nk'aho amuyobore mu buryo bwe kandi wa muntu wenda yakabaye yisanzura akazana ikindi kintu mu rugo gitandukanye n'icyo mwari mufite byanga byakunda niyo mwaba mugira icyo mugeraho ariko hari ikintu kigabanuka kuko niba hari inama hari ahantu hazabera amahugurwa ukumva ko umugore wawe atajyayo ngo amareyo ibyumweru 2 kandi wenda nava mu mahugurwa azaza abona akazi kisumbuye kuri ka kandi cyangwa umushahara bawumwongeza icyo gihe ubudindije urugo kubera iki kubera kutizera muri wowe nawe urumva ko uhora ubaho ibyo nibyo byandi twavuze ubundi gufuha ubundi nabyo biri mu bijyanye n'ubumuga n'ubumuga nabyo kubera yuko niba wenda umuntu afite ubumuga yavukanye agahora yumva afite confidence yuko avuga ati abantu barandeba nawe ku mugore wawe ni wowe uba wayimushyizeho cyangwa ku mugabo wawe ku buryo rwose hari icyo bidindiza hari icyo bidindiza ku rugo kuko nta bwisanzure buba buhari iriya nkuru warayikurikiye iriya nkuru rero njyewe narayikurikiye nayikurikiye nyine bashaka bakora ubukwe nayikurikiye mbese nibyo nakubwiye barakundanaga mu byo ukuri mu byo wabona gukundana rero niyo banakundana kajana bitewe n'umusore uburyo ateyemo n'uburyo abantu bamuvugiriza induru byonyine ikimwica cyane ni uburyo abantu bamwiha ariko nyine ngo ntabwo ari wowe watwaye umugore kwa muganga ngo si nawe wajyanye indabo kwa muganga zo guha umugore ko yabyaye ngo n'undi mugabo wabikoze
none se nyine aho umuntu atari undi ntahaba. undi mugabo hari abantu ariko ni abanyamurenge bajya babikora da. Hari umunyamurenge yaduhaye ubuhamya bw'ukuntu ngo yari umusirikare nyine ajya ku rugamba asiga umugore atwite. Ngo noneho ngo wa musirikare agarutse ngo wa mugabo umurongorera umugore ngo akajya amubwira ati dore naragukoreye ati wasize umwana ari umutwe gusa nshyiraho amaso nshyiraho amatwi nshyiraho amaboko ati ubudo ati umugore yabyaye umwana wuzuye ati icyo nacyo ntabwo ugomba kucyishimira ati ubu si utahaba umwana ari kuvuka yuzuye. bivuze ngo na nyuma yo gutera inda umugabo yabonye undi mufasha na nyuma yo gutera inda rero hari ibigomba kuba gusa ntabwo uriya musore nta kindi kintu azira. Arazira kuba muri we atiyumva nk'umuntu muri we uriya no kwica yakwica ko deja aba yaramaze kuba ikihebe muri we aba yaramaze kuba ikihebe aba yumva ko no mu buzima busanzwe se natwe twabayeho mu buzima bubi wumva tutavuga dufite nka tudafite baraniga yo kubaho mu buzima wabayeho kumva umuntu aravuga handi umuntu ashaka kuyoza ku umugore agira umugabo kandi ngiye nkavuga numva nta kintu bintwaye kubera iki burya rega haba harimo akabazo nuko abantu twikunda ngiye nkumva yuko ngiye ibyo mvuga ni ukuri cyangwa se nkihagararaho ariko nanjye ndi umuntu niyo utagira inka ubona naho irisha ntabwo ushobora nk'iyo bavuze ngo uriya mugore agira umugabo ntabwo barimo ikibazo. None se sinaguhaye urugero nyine nkanjye umugabo wanjye ashaka kuba yaremeye yarabonye ko ntacyo bimutwaye muri we akavuga ati ntacyo bintwaye kuko buriya rega umugore atari umusinzi akaba atari umuntu urara mu kabari akaba ari umuntu udasesagura kandi no mu buzima busanzwe ukabona erega burya abagore twese turi bamwe buriya abagore twese tugira amahane kandi buriya abagore twese tugira amatiku. nawe ugira amatiku se? None se ntagize nabandi umugore kuko buriya ni ahantu henshi uzasanga umuntu ashobora kukubwira ati duriya rugo umugabo wa haritonda pe atari ku mugore ni ishyano. Nta rugo ushobora gusanga batavuga ngo umugore ni ishyano niyo yaba atari ishyano. Ese nuko beki wamagana niyo yaba atari ishyano ariko ngiye nigeze kubana n'umugore marana nawe umwaka mukeba wanjye narinze marana nawe umwaka niwe mugore natanga ubuhamya ko nta kintu kibi nigeze mubonaho kuva mbaye. Mukeba wawe gute? Abagabo baravuka. Yego ewana niwe mugore njye ntangaho ubuhamya. Umugore w'imfura umugore utagira amatiku umugore mbese nayo be uko ateye ntabuze se ubundi abagore bose baremye gutya byagenda bite? Aracyariho se? Arahari. Mbese yakwigisha iki mu buzima? Umva reka nkubwire nanjye ntago nabishobora pe uburyo ateyemo ntago nabishobora none se njyewe nigire mwiza aritonze ni umugore w'imfura mbese nuko wenda ntavuga byinshi ariko ni umugore ntabona uko mvuga tekeza kubana n'umugore umwaka ukaba utamubona aho yavuze nabi ukaba utakumva aho yakuvuze ukaba mbese sinzi kabisa nanjye nayo ukaba washaka kurakara we ntabijyemo mbese nabuze igisubizo cye umuntu ugira umutima mwiza ukaba wanamubwira uturiya muntu arakwanga ukabona ntibimufashe we yikomereje gahunda ze mbese nabuze ubwatsi aremyemo. Nk'iyo muhuye bigenda gutuma uti waranyemeje kubera ko ari mukuru ubundi amfata nk'umwana kuri we ubona nyine we amfata nk'umwana kuri we n'ikintu cyose abambwiriza nyine nk'umwana we nk'uko abwiriza umukobwa we. ni sawa cyane. Nese wabwira iki nk'abagabo navuga ngo bafuha uyu munsi turi kubona abatwikira mu nzu abandi babica kandi tumaze kumva noneho kesi nyinshi cyane muri Kigali muri no minsi mike cyane ishize ariko ruriya urwitwa Boise n'urwitwa Belize byo ni ibindi nicyo babwira abagabo navuga ngo bagaragaza gufuha bakazana ifuhe rya rindi shobora kuba ryatera ikibi. Buriya rero iyo umugabo yafushye bizamo no kutamenya kubahiriza inshingano ze nk'uko yagombaga kuzubahiriza. Rero ikintu cyo gufuha buriya ntabwo ariko njyewe nakyemerera umuntu ni ukuri ntabwo nakikwemerera. Ntabwo akyemerera umugabo? Oya reka kubera yuko nemera yuko ubuzima naciyemo
ibyo nakora n'ubundi kabone niyo washyiraho bariyeri ugashyiraho na polisi ntabwo nabura gukora ibyo nashatse gukora. Byanze kunze ntabwo byakunda. Niba ari ugusambana n'ibyakuze gusambana ntabwo byambuza. Icyo nashatse gukora nagikora kandi nkagikora ntunakimenye. Buriya niba hari ikintu mutazi kureba neza, buriya umugabo iyo agize abagore batatu ashoreranye nabo ntabwo ajya amenya kubakontorora umugore, byanga byakunda arabimenya. Ariko buriya umugore uzi ko ashaka kugira abagabo 10, umugabo ntashone wa mugani wa ya ndirimbo. Ni ukuri kw'Imana. Umugore ushobora kugira abagabo 10 b'inshoreke. mukayimanaginga gutese Umva nawe. kuki se mwe mwashoka kwimanaginga? Nose uba waguha akazi ko koza amasahani ugakoropa ukozi ugateka ugaheka umwana ukajya kuzana undi ku ishuri wabishobora? Ariko umugore arabikora. None se cyamubuza kuyobora abo bagabo niki? Niki cyamubuza kubayobora? Niba umugore ashobora gukora ibintu byinshi icyarimwe, niki cyamubuza? Nakubwiye ngo umugore aramutse afite abagabo 5 bamutereta kandi bose bamurongora, wowe mugabo mwazamarana n'imyaka 10 utarabimenya. Ariko wowe gira abagore 3 b'inshoreke, umugore arabimenya. Niki mukoresha kugira ngo wenda mwebwe nibimenyekana? Ntago byamenyekana. Niyo waba unsiga mu rugo umwaka ukarangira, cyane iyo twaba twirirwana umwaka ukarangira. Buriya abagore nibo bantu ba mbere babaho ku isi bagenda. Buriya umugore ashaka kugusiga ku meza agasohoka nk'ugiye kuri wese akajya cyangwa akagaruka ukirimo kurya ukiri ku meza cyane. Abagore niba hari umuntu ubaho ugenda kandi akagenda mu buryo niba ari iki kimujyana ntabwo ndabimenya neza, ashobora kugusiga ku meza baratarasabye umva mu minota 15 akabazenguruke ingwi 10 ukiri ku meza ukiri muri telefone. Yego. Rero ushaka no kwirwana n'umugore umunsi wose bukakwiriraho. Baba we umwaka ukarangira kandi agasambana kandi wowe ubibona ko ntaho yagiye. Wenda umugabo ujya kubivumbura gute ko afite umuntu? Erega burya abagabo nibo bafuha, kandi impamvu bafuha cyane nuko bazi ibyo babamo. Iyo uzi ibyo ubamo nawe urafuha. Erega uko ubeyura ingutiya z'abandi bagore niko n'uwawe bazibeyura. Ntabyo wari uzi? Ngo nutekikanga abantu nka data uko ugenda ukabeyura zangutiye z'abandi bagore niko nawe uwawe bazibeyura. Kandi numvise ngo muri Kigali harimo ubusambanyi buteye ubwoba, abo utakeka ko basambana ari abagore b'abagabo, usanga basambana n'abandi bagabo batari ababo. None ni byinshi cyane muri Kigali pe. Erega buriya reka nkubwire, buriya harimo ibyiciro nka 3 cyangwa wenda 2. Hari igihe umuntu ajya gusambana bitewe nuko adafite ubushobozi, umugabo adafite ubwa bushobozi. Akenshi si ubushobozi. Ego ko cyane bibaho na cyane akaba atari ingeso yifite, ariko yababonye yavuga ati mbonye ubushobozi, uyu yarampa ubushobozi akabikora. Hakaba rero n'ababifitiye amafaranga, umugore aramenyize, umugabo aramenyize, umwe agaca ku ruhande n'undi agaca ku ruhande bakinjira mu muryango. Sibyo? Kandi ntihagire urabukwa. Ni hatari. Rero ubundi rega buriya reka nkubwire, ibi byose muba mwumva biba biri muri rubanda rugufi ya twebwe. Kuko buriya abakire nibo bantu ba mbere babaho bashwana ariko ntuzigera ubimenya kubera yuko bafite bwa bushobozi. Rero nujya muri quartier zaciriritse, impamvu uzamenya iby'abakire mu nama yo kuwa kabiri y'umudugudu iterana buri kuwa kabiri, ushaka kuburamo abagore 5 baje kurega abagabo ko batabaha iposho. Niyo mpamvu ibibazo by'abakene bimenyekana, ukumva ngo abakene ngo bararyana ngo ntibumvikana. Nuko bari abakene kuko nabo bafite ubushobozi. Ntago bakora iki? Ntabwo uzaza hano ku nkuru yanjye ngo uvuge ngo inkuru yanjye, ngo uvuge ngo mama gutya papa gutya. Impamvu bivuga nuko nta bushobozi ufite. Ariko hari abafite ibirenze ibyawe ariko kuko babashije kwihaza no kuba bazi ibicyuho cyaha handi bakomeretse, ntabwo uzababona imbere ya kamera. Buriya jya wubaha umuntu uje hano, buriya nta bundi bushobozi bundi aba afite imbere n'inyuma. Ntabwo, kuko ntabwo waba ufite ubushobozi. None se tuvuge ko abantu
hari ababa baraha akavuga ati narakomeretse ariko nabonye icyomora ubwonko bwa umutima wanjye, nabonye ikimvura ibikomere, mfite amafaranga, mfite amamodoka, mfite amazu, kuki najya kuganya. Ariko twebwe impamvu twibuka ibyatubaye, ariko no mu bakire ngo harimo icyo kintu nubwo nyine kitagaragara. none se munze buriya nubona ikibi kiri mu bakene no mu bakire kirimo, ariko ikiruta icyo bisumbanyaho nuko wa wundi w'umukene aravuga cyane kubera yuko abona kwaho kugira ngo apfe, aravuga ati reka nitabare nkoresheje ururimi, noneho niko gutanga bwa buhamya bwiwe. Ariko nese mbwira umuntu ashobora kumanaginga gute uvuye gutya, uvuye gusambana n'umugore w'abandi, undi mugabo uratashye ugiye ku mugore wawe mu rugo, uragenda ukamuvugisha nk'ibisanzwe nkaho nta cyabaye, bigenda bise ntubarabimenyereye. Ariko reka mbaze nk'uzegera, ese ubundi aba bagabo turirira uzi abagore baba barabaririye uko babangana? Uzi ko umugabo wawe uzi ko umugore ajya imbere y'umugabo atayiwe atenda gukunda ati sheri wina, uzi abagore baba baramuririye uko babangana? Ariko niwe wamwegukanye. Uzi abagore baba baramutakiye. Hari abantu rero baba barabigize akamenyero. Erega ubu muntu buba mu muntu, sibyo? Ntago ubu muntu babuhaha, nta n'ubwigisha undi, kuko buriya niyo wanyigisha kajana wenda ndaza gufata forume yuko turi kumwe ngendane nawe mvuge ntuyu muntu akunda ikintu reka nitware gutya, ariko ubundi uko nteye ntabwo uri bubinkuremo. Ni hahandi rero bakubwira ngo akabaye icwende ntikoga. Rero no kuvuga ngo umuntu niba ari umusambanyi muri we bimurimo buriya hari n'ibintu agenda atakaza byitwa ubumuntu. Gute agenda atakaza byitwa ubumuntu? Ukabitakaza ute? None utabitakaza nibo icyaka kugiriye umumaro ugikorera umuntu umwe, ukaba ujya kuri uyu ejo ukajya kuri uyu ejo ukajya kuri uyu, ugira ngo hari ubarongorera ubuntu se ntacyo bahaye? Nose nta niti cyo baha? Nose mbere yuko barongora ntubanza kubagaburira, mukajya ahantu mukanywa agafanta mukarya mukanywa? Ese ubundi uba ubuze iki mu rugo rwawe? Ntabwo ntabimenye, ariko nyine abagabo niyo ngeso yanyu nuko mbivuga nkabizira, ariko nyine ariko reka nkubwegera, ariko se mwebwe kuki muba mutabona ko ingo impamvu ziri gusenyuka? Erega n'abagore twarisobanukiwe, n'abagore twarisobanukiwe. Nta mugore ukemera gukubitwa, nta mugore ukemera kubaho mu buzima gute. Ese abakera reka nkubaze, ariko nanjye ngiye kukubaza, abakera bari bafite amasambu, bafite imitungo, yashaka umugore wa mbere yashaka n'uwa kabiri, umugore wa mbere akaba afite urutoki undi akaba afite urutoki, bakaba babizi ko umugabo wabo nta cyakora nta mafaranga agira, bose barabyuka bajya guhinga bagatungwa na bya bindi, bakora ishyano bakabona y'umunyu, bakora ishyano bakabona y'agasukari kazamara ukwezi. None isaha ya none muri iyi minsi turimo, ikintu cyose hahandi wagaciye igitoki ukibaza umugabo, sibyo? Ni nk'uko ibibina by'i Kigali ariyo hene y'i Kigali. Umuntu atunga ihene mu cyaro yagira ubukene akajya kuyigurisha. Iki nibaza kimwe gikomeye cyane ndi kwibaza, nibaza ni gute umuntu ashobora kujya kototera urugo rw'undi, kuko turi kubyumva cyane benshi no mu bafuha akenshi nuko wumvise ko abandi bagabo babinjire mu rugo. Kwinjira mu rugo si uko wagiye gusambana mu rugo rw'uwo mugabo, ni uko wasambanije umugore wo muri urwo rugo, sibyo? Umugore wawe. Ni gute kino kintu gikomeje kugenda kiyongera buri munsi bikavugwa, kandi ugasanga impamvu kiyongera n'ubukenerwa nuko mutanabyemera. Nyine nanjye nibyo nkubaza, uzabwira umugabo kabiri gatatu adaha urumva hakaba undi hagahaha undi, urumva? None se sibyo? Nukuvuga ngo mwebwe nuko mutari kubibona. Erega abakera babaga batuje, kandi noneho bakaba bazi ko bagomba kurya ibyo bahinze. Nese kuki uwo mugore yemera ko uwo mugabo aza mu buzima bwe ngo nuko agiye kumuhahira, yategereje ko umugabo wakora nawe agakora? Ariko se ubundi nkwibariza ikibazo, erega uko urukundo rwatangiye ntabwo ariko rugomba kugoma, kuko muba mufite abo mugomba kuruha batandukanye. Niba oya erega reka nkubwiye, ese ugira ngo bashwana kubera yuko bashwana kubera ubukene, bafite amafaranga se ugira ngo bo bashwana? Ahubwo se bafite amafaranga, hari umugore wabona ahetse umwana ari hariya kwa mudugudu avuga ngo umugabo yanze guhaha, nawe yafite nawe yakwihahira, urumva? Nawe afite ubushobozi bwe. Niyo mpamvu rero
ubu iyi saha twatakaje agaciro kubera ko twamenye kujya gukora. Wagenda wajya gucuruza izo nyanya umugabo akakubwira ati akazi maze umwaka ntahembwa, maze igihe ntakora, ugasanga na twa tundi urimo gukora wita igishoro natwo twarangiye. Aho niho induru ziri kuva, n'ubukene. Mbese ucyumva kiriya kintu cyuriya muryango witwa ngo Bowazi na Berize, Bowazi yatwitse umugore we, niki cyese kiza mu mutwe wawe? Buriya rero njyewe ngira ubwoba cyane, nibyo maze iminsi ndeba buriya nshobora kureba inkuru z'abagore n'abagabo bisha abandi nkahita mpambira nkagenda. Nuko nteye uhambira gute? Muri njyewe nkahita numva nahambira nkagenda, kuko njyewe mpita nishyiramo nkavuga ni none yaza gutaha akaza wenda yahindutse akankubita ifuni mu mutwe. Kuko nose ushote kumbwira ngo umuntu ngo bamuhanuriye ngo bamubwiye ngo umwana si uwawe, ngo umwana ngo nuwa ndera sinzi ngo mwihorere, izina ry'ihorere tujya tubyumva. Ngese ndarivuga ngo nimfashe iki? Uranarizi se? Simbizi, ntabwo mbyibuka, byose biritirana. Ari amazina y'abari abantu ko ari atatu, ntushaka kuyatandukanya. Biri ari umugore, ari umugabo we, ari umusambane wa mugore, amazina yabo namwe ntabwo yatandukanya. Turabihuza. Ni ukuri ko Imana birahuye. Ubwo rero reka nkubwire, uriya mugabo icyambere cyo bamusuzuguriye yuko nyine ubwo reka nkubwire Jade, mu buriri haberamo ibintu byinshi. Gute se? None se nabibwirwa n'iki ko nzi ibyanjye gusa? Haberamo byinshi gute se? Haberamo byinshi. Urumva? Rero ntabwo wabimenya. Ntabwo wamenya ibintu biba mu ngo batajya bavuga, babitubwije ukuri bakatubwira bati ibi nibi nibi. Byibura umuntu yamenya ni. Uriya mutipe ntabwo afite gihamya yuko umwana atari we. Gute yaramupimishije se? Yaramupimye. None se ubundi reka nkubaze. Wapfa gufata icyemezo cyo gutwika inzu gutyo gusa tu? Ni bwa bwenge bukeya. None se ubundi umugabo ntarerera undi? Aya nanone. Mbamva yewe. Ebite byawe ari. Ntuzange kurera umwana w'umugore kuko nawe uri kumva? Ntuzange kurera umwana w'umugore kuko nawe abakurerera ntuzi aho bari. Kankwihorera. Wenda wowe nturimo, ariko menya yuko uba ufite abandi bakurerera nawe. Nawe rusange kaba ari agasuzuguro. Umunekuziye mu rugo atera umugore wa inda. Warabafashe ntabwo ngiye kuvuga kuri bariya, ariko no mu buzima busanzwe njye ntabwo mbyemera. Ugize gutya umugore wawe pafu, ndi kuvuga muri rusange, usanga atwita inda itari yawe, najya kubyara byawe mu metisi kandi uri umwirabura. None se sibyo? Ngo hari umugore wari uturanye n'Abashinwa, aturanye abana n'umugabo we, noneho ngo ajya gusambana mu Bashinwa. Arangije umutima uramubwira ati ariko ibyawe byose inda ishaka kuba atari iy'umugabo wanjye, ari iy'Umushinwa. Noneho ngo umugabo akajya amubwira ko bari Abashinwa bakora hara hepfo, warababonye? Umugore atari ko uzi ko iyo ukomeje kubwira umuntu cyane ikintu atwite abyara umuntu abantu basa n'abariye. Ati ibyo bintu njyewe najyaga mbyumva kuva na kera. Neza akajya yemeza uburyo umugabo ni hahandi umwana avuka umuntu akakugira injiji neza akakubwira turi umusazi. Si wowe wabivuze cyane? Si wowe wabivuze cyane. None nyine byarushye mbabyara. Rero reka nkubwire, njyewe nuko wenda mbivuga mukavuga ngo ngwiki, ariko buriya ikintu cya mbere reka nkubwire. Buriya hari n'igihe ubana n'umugabo akita ku bana kuruta uko yita kuri nyina. Urumva? Akumva ko babana bafite agaciro kurenza nyina. Ibyo ni ikosa. Urumva? Ese babana uzi aho bakomoka, uzi aho bava? Ese ubwo nyina adahari ubundi wewe wabarera uti? Cyangwa se bwo niyo wabarera? Cyangwa se niyo wabarera bikoroheye nk'uko ubitekereza? Rero ntabwo abagabo mujye mwiga no kwita ku bagore kuruta uko mwita ku bana. Sibyo? Umwana bari uwanjye. Ntukunde ngo uwo mwana ngo nukora amaraso yawe, uwagwaye amaraso yawe n'umugore. Suko se ahubwo se reka nkoze utitaye ku mugore, ubundi abo bana baje babasangana. Sibyo? Ntimwari muzi ko muzabyara cyangwa mutazabyara. Pastor arababwira ngo nimwabyara mutabyara mugomba gukundana, usibye ko ibyo nge ntabyemera. None se kiba cyabahuje ko ari ukororoka, ubwo n'umwe atabyaye agomba kujya. Kiba cyabahuje n'urukundo. Gute se? None habanza urukundo. Urukundo ni iki ubundi? Simbizi. Wari wakunda umuntu ukareba umuntu ukamukunda ukavuga ngo uyu muntu ndi bumutware nta kintu umukundiye? Cyane. Gute se? None urukundo wenda urubyaro rutangwa n'Imana. Nawe umutwara utabizi niba azabyara cyangwa atazabyara.
ariko mbere na mbere ubu ufite ikintu wamukundiye ntazajya umuntu ukoresha ngo urukundo ntago rugira ikiguzi. Kiba gihari byanze ko kiba gihari. Ibyo uvuga byo nayo ndabyemera. Urwo rukundo rutagira ikiguzi se ruba. Habaho ibikara, habaho ibirabura, habaho iki. Ni wowe ufite amahitamo yo guhitamo wenda ahitamo igikara cyangwa inzobe. Mukundiye ko asa gutya, mukundiye ko agenda gutya, mukundiye ko avuga gutya, mukundiye ko afite ibicimeze gutya, mukundiye ko ari muremure, mukundiye ko ari iki. Sibyo? Kandi icyo abandi bamwangiye nicyo wowe umukundira. Kandi uwo wanza afite undi uri bumukunde, kandi uwo ukunze nawe afite undi wamubenze. Ubwo nuko nyine isite. Ariko tugaruka ku cyo nari navuze. Umugabo ugize gutya akamenya ko umugore we atwite inda itariye kandi ari mu rugo, ako nagasuzuguro tubyemeranywe. Ariko iyo ugiye guterera umugore hejuru urabanza ugatekereza aho wasambanye hose, nawe ugahita ushyiramo akantu kavuga ngo ariko ibyo ari byose hari umuntu uri kunderera. Ariko se reka mbanza mubwire, ubundi mwagiye murera. Reka mbanza mubwire Jene, ibyawe ni ibyawe, ariko n'iby'abandi ni iby'abandi. Uhoreba ibyawe biri mu rugo, ni gute se umugore akuzanira umwana utari uwawe? Yewe ngiye muransetsa cyane. Rero abagabo murikunda cyane. Kera hari akantu kigeze kubaho, ni umupasiteri wakatwigishije nari Uganda. Atubwira ukuntu ngo umugore n'umugabo bari bafite abana batatu. Noneho b'abana batatu, noneho urumva umugabo yarazi ko bose ari abi, ariko harimo umwe utari uwe. Noneho ngo umugore akamubwira ati ariko sheri wazaritse tukabyara undi mwana. Ati bakuzura abana, ati ngiye rwose ndumva ntashaka abana bane. Ati batatu baraho barahagije. Ariko umugore yarabitse ibanga ry'uko harimo umwana utari uwe. Noneho ngo haza gusohoka itegeko ngo riravuga ngo umuntu ufite abana bane azajya ahabwa ubufasha ubu. Noneho wa mugabo ngo akibyumva ngo abwira madamu ati tonde madamu, ati ubu bufasha ntago bugomba kuducika. Noneho yaragiye ajya kuzana umwana yahishe mu gasozi, yabyaye mu gasozi ariko abihisha umugore. Akigera mu rugo abwira umugore ati mada, atezana b'abana ati bahise bahinduka bane. Umugore asohora babiri. Waramubwira ati wagata atunda ari he ngo buzure banundi ati nyirawe yamujyanye. Yego. Urumva? Ati nawe se turumva nawe yaje kumutwara kugira ngo nawe yuzuze umubare. Noneho ngo umugabo arababara aravuga ati urwego mbabayemo ko umugore yabyaye umwana utari uwanjye, ni rwo rwego umugore wanjye ababayemo ko nanjye mfite umwana utari uwe. Umugore gucinya inyuma gutyo kwa rero gerada ikintu ushaka kukubwira none ahangaha ngo ukimenye, nta mugore ubaho ku isi utanga imbabazi. Tuzitanga kubera ko dufite inzitizi nyinshi, ufite barantega nyinshi. Urumva umugore nta mugore ubaho utanga imbabazi. Byayindi bakubwira ngo umugore ngo namukoreye amakosa ngo ndi umugabo ngo ejo nkora yandi ngo ejo nkora, arakubabarira nyine ntahetse uruhinja se. Nose natakubabarira agira ati umunyarwanda aciye umugani ngo buze uko agiragwa neza, ariko umunsi umwe azakwereka uwo ari we. Nta mugore utanga imbabazi tuzitanga kubera bivuze ngo nusambana hanze nazakwihimuraho igihe nikigera. Yego. Niyo atakwihimuraho hazabura umva najye gusambana hanze icyo kuzigamiye. Yego. Oya gusambana hanze ntago ujyayo kuko uhima umugabo, ujyayo kubera ko wumva bishaka nyine kujyayo. Nose ubundi ugiye kumuhimura ukabimubwira se. Ikintu uzakora ukavuga ngo ngiye guhima uyu muntu, ni ikintu uzabwira umuntu nawe akamenya ko wagikoze. Kandi uko byagenda kose niyo mwamutumvikana ntabwo wajya kubikora ngo bimubwire. Rero imbabazi twe dutanga twebwe nta mbabazi tujya tugira. Umugore ntashobora kuguha imbabazi ngo aziguha kubera ko avuga ati mfite umwana ku mugongo, narabyaye abandi bari mu ishuri, imbabazi ndaje nzitange. Ariko umunsi umwe nibo babasaza tujya kumva tukumva ngo ngo umugore yaranyirukanye, yarakwirukanye nyine kuko igihe cyose ntiwigeze uhaba. Ujuje kugama izuba ntabwo byagukundira. Rero nta mugore utanga imbabazi, tuzitanga kubera uko mugira, kubera ko hari impamvu ituma uzitanga. Nutazitanga nawe uraba wihima ko ari ikibazo. Ni ikibazo nyine gikomeye, namwe mugomba kwimenya. Mbese ubona ingo nziza zizaba cyangwa n'uburyo umusitari ejo bundi nabonye uri guhangana n'umukobwa we kuri social media. Umusitari wakinaga amafilime w'umusaza. Namubonye. Ngaho nawe tekereza. Namubonye. Ngaho nawe tekereza. Nta mugore wanga ibyiza agera. Uzahahira umugore wawe, wera imbuto nk'umuntu w'umugabo, ukora ibyo ugomba gukora nta n'ikintu na kimwe ushingiyeho.
nta kintu na kimwe uteganya ku mugore wowe ukora ibyo ugomba gukora nawe ku ruhande rwe nawe azakora ibyo agomba gukora natabishobora azabyikorera ariko wowe ku ruhande rwawe uzavuga uti ngewe icyo ngomba gukora ngo umusaza yitwa Diaro n'umwana we nabonye ngo yitwa ariko sinibuka umukobwa we ariko banza afite izina ry'abayisilamu rero biriya biba afite ikintu bisobanuye kandi byigisha buriya sinzi impamvu mutarabona ko ibi bintu by'amashusho media byo kujya mu gukina amafilime byo kujya mu buhanzi sinzi impamvu mutarabona ko biteza imbere abagore kurusha abagabo kuko abagabo iteka babigiriramo ingaruka banzu urebe nk'aba bantu bakinnye amafilime ufata abadamu bari ku rwego rwiza kandi rwo hejuru rushimishije kandi batangiye bayoborwa n'abagabo ariko iyi saha abagabo bakinnye muri za filime za Rwasa rwa Gihehe turajya gusaba ahantu akazi k'amafilime ugasanga nabo baje gukorera bya bihumbi 10 mu gihe abagore bari gutanga akazi bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo twebwe turarya ariko ntabwo dukora iki turinjiza ntidusohora kuko deja kuki umugabo atera imbere umugore kuki umugore atera imbere umugabo agasigara hasi azi ubwenge nyine twe nta bwenge tugira none se nuburi he kuba mubufite murabufite ako Jane abagabo bazagutera bazamubiti urumva kuba mubufite murabufite sibyo ubundi ubwenge bw'ubunebwe buvuna nyirabwo hari igihe ubu bufite ari bwinshi ariko nta kintu bukumariye sibyo nawe nguhaye urugero nawe uzagenzura ukareba fata igihe u Rwanda wenda abantu batangira gukina amafilime bigitangira kwaduka hari abagabo rwose bagiye bakina amafilime ukabona ni n'abantu bakomeye ku buryo bavuga gutuye umuntu ndamutse mpuye nawe naba mpuye no muntu kimwe nuko hari n'abagore bari hasi abo ngabo ni babandi batigeze wenda bagira ubwo bushobozi cyangwa se ugasanga nk'ubu mbigiyemo mfite inshingano nyinshi z'abana bakeneye segonderi wenda bari hasi bagerageza kuba hasi ni babandi n'ubundi babigiyemo bakuze bafite inshingano ariko nabo ugiye kugenzura mu buzima bwabo bwa buri munsi wasanga icyo bakoreye bafite abana kubwira ati umwana yararangije umwana yageze aha naha none se aba bantu bakinnye amafilime ntabwo uri kubona ko aribo bari kugenda basaba n'igihumbi kandi bari abagabo bakomeye ntabwo wumvise Samusura aho yarari wa wundi wakinaga ko ari kwaka ubufasha uzi igihe yahereye akina no se abagore yakinanye nabo iyi saha si bo bari gutera imbere si bo wumva ngo bagiye muri Amerika abandi bafite barimo gutumizaho abakinnyi ni ukuvuga ngo rero kiri hari isura kiba kiri kukwereka biba biri kukwereka yuko abagabo basohora abagore bakinjiza uvuze ngo murya yacu se mukarya na yanyu muturya yanyu ni ukuvuga ngo icyo biba bisobanuye kiriya biba bisobanuye yuko umugabo iteka biba bisobanuye ko iteka umugabo urumva ibyo akora byose ntabwo abanza gutekereza ejo hazaza njya ngo nigeze kugwa akantu k'ukuntu umugabo ushobora kumubwira uti dutere insina hariya akakubwira ko insina yerera umwaka idashobora gukora iki idashobora kuzera akiriho ni ukuvuga ngo ubuzima bw'abagabo ni ubuzima yumva ko uyu munsi ni wo munsi ariko burya umugore atera imibare akavuga ati n'ejo hazaza buriya njyewe nigeze kujya hariya Uganda hari abana buriya nicyo kikwereka ko abantu bajya bibeshya cyane gera buriya nta kirara cy'umugore kibaho nta n'ikirara cy'umukobwa kibaho kubera buriya baratubeshya cyane nta kirara cy'umukobwa kibaho kubera iki se ushatse kuvuga iki ndaje mbigusobanurira buriya nubona ubyaye umwana w'umukobwa je nuko nagize ibyago buriya nkabyara abahungu benshi ubundi nashakaga abakobwa benshi ntabwo ari ibyago wenda yego n'imfuko hatagiye umuntu byumva yego ariko njyewe nkunda abakobwa buriya kuruta abahungu cyane abahungu benshi kuko wenda abakobwa benshi abahungu bake ariko urugo rurimo abakobwa benshi ubona rususurutse uretse no kuba benshi reka nguhe nk'urugero rw'umwana w'umukobwa buriya umwana w'umukobwa impamvu bavuga ngo yabikirara ni za nzitizi n'ubundi nyina yari afite nawe zishobora kumugeraho zikadindiza iterambere ryiwe kuko umwana w'umukobwa niba ari mu ishuri ejo agatwara inda noneho iyo amaze kuyitwara agakubitana n'uko urugo rw'iwabo rukennye
icyo gihe ntirumuhe ibyo ashaka, ntirumwegere ngo rumwereke ikosa yakoze, rukomeze rumukomereze ubuzima. Icyo gihe wikanga ari wa mwana wagiye gukora iki, wagiye gushaka abandi bagabo agashiduka yatwaye indi nda ya kabiri bitewe n'ubuzima. Ariko uriya mwana w'umukobwa umufasha ukamuha amahirwe, ukamubwira ibintu wakoze ngira ngo urabibona ni bibi, ugafata wa mwana ukamugira nk'uwawe uri umubyeyi, wa mwana agasubira mu ishuri. Uriya mwana w'umukobwa ntabwo ashobora kukubera ikirara. Ni ukuvuga ngo ahanini impamvu tubibirara kuko duhura na za nzitizi, ugasanga kudahabwa amahirwe. Mwebwe ntawe, njyewe ndabizi cyane gera buriya hari ibintu ntavuga. Uzi kuba uri nk'umwana w'imyaka 10-15 utiga, uba mu ngo z'abantu. Buriya njye mvuga abagabo ndabazi cyane, buriya hari amabanga yanyu ntajya amena kuko nyamenye nanjye yangarukaho. Niyo mpamvu umenye bavuga nabi kenshi. Ndabazi cyane, nabaye mu ngo nyinshi, ndabazi. Bariya abagabo ntabwo batinya no kurongora umwana w'imyaka 5. Urumva? Rero uvuze gutyo mutanibuka uwo twakoranye ikiganiro kiriho aka kanya avuga ko papa we yamusambanyaga mama we akimara gupfa. Ngaho nawe tekereza. Mana, iriya ntabwo ari pranka. Ntabwo ari prank. Njye ntabwo njye nkora prank kuri no channel, hatazajya umuntu uzana ibintu nk'ibyo ngibyo ngo abonye ngo ba Oliver na James ngo bari mu prank n'iki. Bya ni ibyabo. Urumva uwo mudamu nabonye muri commentaire ngo iyi ni filime ntabwo bishoboka. Kuko na papa twavuganye sibyo kuri telefone. Nyine ni umusaza asaba n'umukobwa imbabazi ati byabayeho byabaga ari ubusinzi bwabayeho. Sibyo n'umukobwa uwo mudamu namukoreye surprise ati rero uko bimeze tugiye guhamagara papa wawe. Ntabyo bari bapanze. Nanjye nakoze surprise juste nari nanze kwimubwira na mbere y'ikiganiro ndaboti tugomba guhamagara papa wawe. Ibyo bintu bimubihakana muti. Icyambere cyo buriya ahanini buriya kugira ngo umugabo ajye kurongora umwana ahanini aba yaramubyaranye n'umugore batabana. Uri kumva? Hari igihe ubyarana n'umugore mutabana. Icyambere cyo hari igihe uba wemera ko ari wawe cyangwa atari uwawe. Cyo gihe nta bumuntu. Ubundi papa na mama ntabwo babanaga. Gusa umwana asa nase ngo photocopy. Ariko ntekereza neza ko niyo mwaba mutabana, sibyo? Niyo mwamutabana umwana n'umwana. Umwana n'umwana. Nubwo yaba atari n'uwawe. Niyo yaba atari uwawe. Umwana w'imyaka 9. Nje sinzi ukabikora kugeza ku myaka 11. Merutse kujya muri shira umuteto. Yego. Ndangije harimo urabona ko bagenda bahagaze. Havamo umugabo umwe yari yicaye. Atuka shoferi koko kandi uwo mugabo ndamuzi. Atuka shoferi ngo uva shoferi ngo kubera iki ngo udashakira abantu b'ababyeyi ngo ahantu bicara. Umva narahindukiye ndamureba. Ndangije ndamubaza nti wa mugabo we kuki ugiriye uyu mugore impuhwe? Uwawe warazimugiriye? Kandi wasanga iwe ari intare. Namaje ni kuki mukunda kuki teka mukunda kugaragaza ko muri abanyempuhwe n'abana babagenzi banyu mukabagirira impuhwe. Uwawe ese niba byibura n'umwana atari uwawe akaba ari uw'umugore warongoye wabimwubahiye? Nkuko ugenda mu muhanda ugaha umuntu amafaranga utigenda ushaka icyo kurya. Ibuka ko waryamanye na nyina byonyine wubahe wa mwana umwubahira icyo kintu. Sibyo? Rero nicyo nakubwiraga cy'umwana w'umukobwa twe dufite ahantu henshi dupfira. Njewe ndakubwira ngo gera nje ndabizi cyane buriya ntabwo inkuru zose umuntu aba agomba kuzivuga hano kuko hari izo ushaka kuvuga ukavuga uti nanjye ziraza kumfataho ariko nibwira ko ndi kuvuga kanaka cyangwa ndi kuvuga uyu. Rero umwana w'umukobwa nta mwana w'umukobwa ubukirara kuko buriya umwana w'umukobwa niyo yabindaye arakubwira ati umugisha nkukura kuri data nkukura kuri mama. Akabindaye akavuga ati ndacomora umugabo amafaranga ngiye kumenya mama aho yaryamye ishuka aryamyeho kwisa. Buriya nububyara umwana w'umukobwa ujye umenya ngo urabyaye, ujye umenya ngo ubyaye no sabagabo mwe ntimwize. None se ubu dufate nko ku ngo zacu abagabo bazana bene wanyu babo tukabirukana ugasanga ntiwumvikana na bene wabo w'umugabo kandi nyamara urugo rwuzuye bene wabo w'umugore. Icyo nicyo kikwereka ko rero igitsina gore nta mugore ubikirara tubibirara kubera inzitizi kubera kubura uko tugira. Ariko umugore wese afite ubushobozi, umwana w'umukobwa wese afite ubushobozi avamo ikintu kiremereye kirenze n'icy'umugabo. Sibyo? Ngewe nabaye Uganda, hari igihe nigeze kubaho Uganda, bari abana banjye bigayo.
hari abana b'abakobwa Uganda rero bafite ukuntu indaya zo batazishyura, umuntu ashinga nk'akabari agafata abana b'abakobwa bakamukorera ku buntu, ariko yabona umugabo akaba ari bwo buryo bwe akoramo. Noneho ugasanga abana b'abakobwa bahari, hari nk'umwana w'umukobwa wari uhari aravuga ati mana ukuntu mama yasengaga, ukuntu mama ahora ampamagara ati senge, atariko natekereza ko ari nge mugabo afite. Ati nkumva buraya ntabuvamo, ati ntekereza ko nshobora kubuvamo, ati ntazi ibyo nkora, atariko ngomba kubikora nkamwohereza amafaranga ya musaza wanjye akiga, ngomba kubikora mama sinzamubona ajya he mu murima, nkamwishyurira umuntu umuhingira, nkamwishyura umuntu umusarurira. Ati rero nta bundi buzima mfite, ngomba kurwa ngenzi n'urugo deja umukobwa wabo aragenda akagiye ngiyo mu buraya hanze, urumva, ariko nyuma y'amezi abiri akagaruka akagurira bene nyina bagera nko mu 10, akagurira bene nyina umuceri kawunga agasiga adepye, akongera agasubirayo. Umwana w'umukobwa nta mukobwa ubikirara, nta mugore ubikirara, niyo yabikirara aho abyukiye arabyuka kandi akaba umuntu muzima. Ariko umugabo, hari umusore wajyaga avuga ati ariko ngiye maze imyaka 6 mu Bugande, ati iwacu bahora bambwira ngo nzaze, ati nabuze na yamituye ngo ndagiye gutega imyumvira nk'uwo muntu. Arakora akira babakobwa nabo barayamukuraho bashira iwabo. Nuko ngaye ngoko rero ntabwo abagabo barongora ngenza umuntu, kandi ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu by'ibihuha. Ngewe nzi umudamu yarapfuye asiga abana, urumva b'abasore, harimo abana batoya b'abakobwa ariko bagejeje ari abana b'udukumi. Noneho umwana umwe mutoya abyara umwana wa mbere, abyara uwa kabiri, abyara uwa gatatu. Haza kuza umudamu w'inshuti wari inshuti na nyina, aramaze atakuse wa mwana ufite ikihe kibazo, kuki uhora ubyara, ko bene nyuko bahora bavuga ngo warananiranye, kuki uhora ubyara ukabyara abana ubabyarira imbere ya se. Umwana se bwaje kumubwira akamubwira ati abana ni abapapa, tekeza kubyarana na se nshushu. Ariko ngewe nakwiyicira burya, ni ukuri wica so namwiyicira, dore umva ari bibe yiyakira, ari ngewe namwiyicira. Tekeza kugira ngo ubyarane na se. Reba nk'uwo twakoranye, urumva yashatse yongeye kumubona ari mukuru, afite imyaka 16, bahurira ahantu ashaka none kumugura nk'indaya. Tekereza uri kwibaza icyo kintu. Ase reka nkubaze, ese buri uriya muntu abateye gute? Urumva uriya muntu aba yaramaze gupfa kera. Nuko aba yaramaze gupfa, buriya hari ukuntu dupfa tugapfa ariko ukabona umuntu aragenda, ariko akabagendera kukuka kanyuma. Ari nayo mpamvu erega buriya nibi bibazo tuba dufite, nabyo biri mu bibazo bidutera kwiheba. Ugasanga abantu barakubona ariko nturi bugende uvuga ibibazo byawe, ugasanga muri we wabaye nk'igishushushungwa, kuko buriya hari ibibazo bitavugwa. Abagabo iyo bicaye ahantu barimo gusangira, barimo kurya, barimo kunywa, umwe abwira undi ati genda ukubita umugore, undi akamubwira ati ntugahahira umugore, nyamara wa wundi ubikubwira si uko agukunze, arabizi ko mu rugo iwe hamaze kwinjira sida, wenda nicyo bapfa n'umugore, afite ubwihebe, ariko ntari bukubwize ukuri ngo akubwire ati ariko ngewe ikibazo cyatumye urugo rwanjye rumera nabi cyangwa rugenda gutya na gutya, nuko hari ikibazo cyamaze kwinjiramo, wenda namaze kuzana umwana utari uw'umugore, wenda namaze kuzana kabutindi. Noneho ugasanga wowe udafite n'ikibazo namba, ibyanyu byo biroroshye, ugasanga mugendeye kuri bya bindi bya wa wundi, kandi mwebwe ubwo nyine muri kuririra umupfu mutazi. Rero abagabo ahanini gera nta nubwo munikunda, ntabwo mwikunda, no kutikunda, no kutiyubaha pe. Oya no kutikunda birimo, kuko niba umuntu ashobora kubaho nk'imbobo, akabyara umwana hari, ejo akabyara hari, ejo akabyara hari, ejo akabyara hari, icyo erega uriya mugabo nawe si ukuvuga ko aba adakunze abana, ahubwo noneho aravuga ati se niba amaze kubyara abana 2 3 mu gasozi, umugore uzabarera ninde? Ubundi agatangira agakora akazi ko kuba ikihebe, kandi wenda ari n'umuntu muzima muri we, ariko kubera ko yagize accident, hari igihe bibaho nka accident. Kandi hari n'ababikora, erega ntimukiyanduze, erega buri hari ibintu tuba bibaho ukiyanduza agera.
ugasanga ni nk'umwanda witeye. Erega bino bintu byo kugenda ubyaragura cyangwa ukabyara umwana mu gasozi utari uw'umugore wawe, biriya nabyo biba ari nko kwiyanduza n'ubwo abaje ari umwana, kuko biriya biba bizanye ikindi kigeragezo kizakubaho ku mutwe wawe iteka ryose. Umwana agiye kurerwa n'umugore na mukase, sibyo? Ibyanga byakunda hari ibyo mutazumvikanaho, umugore azaba muri kondisiyo atagomba kubamo, kubera yuko wa mwana nakubwira ati ni kandi yakaba yabikubwira no kuwe nakubwira ati ishuri rirahenze reka tumushyire muri ririya, muri wowe mu mutima wawe hazazamo akabazo, kandi wendo nuwe yakaba yabikubwira, urumva? Ariko byanga ntago bibura ikintu bihungabanya niyo mwaba muri abakire, ntago byabura niyo mwaba muri abakire, kuko ibibazo bijya ku munzani, uko ikiro kijya ku munzani kigapima ikiro, washyiraho 5 nabwo ikabipima, washyiraho 10 nabwo umunzani upima ibyo wazanye, ibyo washyizeho, sibyo? Rero waba uri umukire waba uri umukene, igipimo urimo nyine nawe ubabara, twese turangana, ariko uko bigenda bijya ku umunzani wakira ibyo ushyizeho byose, urumva? Rero waba uri umukire waba uri umukene, n'ubundi bya bibazo niyo waba uri umukire ufite ubushobozi bwo kuba watunga wa mwana, ariko ntihaburamo kakana cyane. Ngaguko Jeni, reka tunagane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Twari tugukumbuye. Reka da uzemeruka hano kera ngo reka da genda mvuga duherukana kera sha ntabwo ari kera ubwo buri reka tugare ku musozo. Tugushimiye ko natwe mu kino kiganiro. Imana ikurinde umugisha, komeze iguhe gusa neza cyane. Reka da birenze urakennye. Byagenze bitese? Urabona nsa neza nkuko kidabona usa neza n'ukuri. Ariko se mama mugiye umuntu azatoze. Kidabona uri icyuki. Nyine ubugira ngo umuntu azatoze. Oya. Azasa neza nyine. Uzaza undeba ari mu gitondo nibwo uzamenya ko ndi mwiza cyane. Oya genda ngo umugore ngo umuntu mu gitondo ko ari mwiza cyangwa ari mubi. Oya genda. Cyane. Oya. Erega mujye mumenya ko n'amavuta tugura twebwe hanini, tugura amavuta ahenze ariko ashaka kumara n'umwaka cyangwa amezi 6 cyangwa 7. Niyo mpamvu rero uko byasa kose waba ufite utubazo duke waba ufite turemereye uba ugomba kwisiga, kuko ibirungo ni ibimara igihe, bimara igihe.